twongeye kubakira abakunzi ba Zebedayo Family. Uyu ni wa mwanya mwiza tubazanira umutumirwa tukagira ibyo tubaza ku bibazo muba mwibaza, tukamubaza n'amagambo amwe kugira ngo twumve uburyo afite bwo kuba yakwibuka indirimbo. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu. Njye nshobora kuba muzi ariko abadukurikiranye wenda harimo batamuzi, reka musabe kugira ngo atwibwire mu buryo bwiwe. Ni karibu. Murakoze. Nitwa Diane Nyirashimwe, abandi umwana muri uyu muryango wa Zebedayo Family. Yego. Abandi umwana wa kabiri, ndubatse mfite umugabo n'umwana umwe. Ndakijijwe, nkaba umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Murakoze. Diane, karibu hano. Mumeze mute? N'amahoro. Tumeze neza. Ngoma mu rugo mwifashe mute? Sawa kabisa, turashima Imana. Umwana araho. Twihuse rero, uyu ni Diane turi kumwe. Nagize amahirwe yuko ari umwe muri bano banyamuryango ba Zebedayo Family, ubwo biratworohera cyane. Reka wenda tubanze tumwakire, abanze akore mu nganzo, aririmba indirimbo iri ku mutima mu masegonda makeya kugira ngo dutangirane n'ikiganiro cyacu. Isini bizavaho, ijoro rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isini bizavaho, ijoro rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Amen, amen. Nizere ko abadukurikiranye mwafashijwe nk'uko nawe nari ntangiye gufashwa. Ndiya ufite impano nziza kandi kuraje, Imana ikomeze kongera amavuta. Rero muri aka gace hari agace tugira tuguha amagambo cyangwa se ijambo, tukareba uburyo uzimo indirimbo kandi gospel, indirimbo z'Imana. Tujya tukubwira ijambo mu masegonda 10 uhita uririmba indirimbo irimo iryo jambo. Utihimbiye indirimbo isanzwe izwi, amasegonda 10 nyine nashira nayo urabyuka. Akazi ko gatoroshye. Urabonye umwuka. Ijambo rya mbere avuga ngo ibetaniya. 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 7, 6, Ibetaniya. Lazaro ibetaniya. Ikibabaje wibutse iyo ndirimbo amasegonda yashize ako utaramagara ituririmbire naho nyine ndayizi. suramo ako gace nta kibazo. Lazaro ibetaniya. Komeje ibindi ushobora kuvuga ururimi nkaruvuga nabi. Ubuse ndaguha igice, ndaguha 0 amasegonda yashize. Indirimbo nyine byibuze nkweretse ko nta kundi. ibetaniya. Ubwo ni 0 kurangahe. Twagiye n'ijambo rya kabiri. Urumva ko ugomba gutekereza byihuse, uyitekereje amasegonda yashize. Ijambo rya kabiri avuga ngo namenye. Namenye ko aho utari nta buzima nahabona, sanga kuba muri wowe nibwo buzima bw'iteka. Namenye ko aho utari nta buzima nahabona, sanga kuba muri wowe nibwo buzima bw'iteka. Urakoze kabisa. Nari nzi yuko ugiye kongera ukankuza isoni. Ako ndumva uhise ariko ngenda ugasubiremo. Subiramo iyo. Namenye ko aho utari nta buzima nahabona, sanga kuba muri wowe nibwo buzima bw'iteka. Namenye ko aho utari nta buzima nahabona, sanga kuba muri wowe
nubwo amasegonda 10 watangiye kuyamenyera. ushaka kugira 5. Agaciro. Amasegonda 5. Agaciro. Urakije kandi nshaka indirimbo irimo agaciro kandi niyo warurimbye. Agaciro irimo agaciro. Nayibagiwe, nayumvaga ko ndayibagirwa. Okay, ubwo abadukurikiranye muraza komera amanota Diana ariko njye ndabona ari batahana umwuka. Bantunguye. Hari indi ndirimbo ya Bukuru waririmbye iryo jambo yitwa harimo agaciro. Tuvuga ngo Ni wemeye ko nandagara hoya ahubwo wangize uw'agaciro. Simba nshaka ko ushaka indirimbo yose. Okay, dukomeze. Irindi jambo. Dukomeze n'indi jambo. uvuga yoroshye. Banza turirimbira akarimbo gatoya wumva kakuri ku mutima kugira ngo banze usubize ubwenge ku gihe. Oya burahari. Gusenga kwanjye kukugereho manurama horoyanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro ibihe byose umbe hafi umugisha wawe kukutanga no mu abantu ubamo unkomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe ubimbaraga Amen. kuko nshobozwa nawe ubimbaraga kuko nshobozwa nawe ubimbaraga. Amen. Ndabona gutumira Diane ni ibibazo. Araririmba nkahita nibagirwa n'amagambo nateguye. Reka dukomeze n'irindi jambo rivuga ngo siwezi. Siwezi. Naachie Yes. Mungu wangu mimi siwezi Aha. kupigania. Okay, kadukomeze. Ndagutsinze. Uratsinze. Imaze kuba ngahera 2. Kadukomeze n'irindi jambo iteka. Iteka Ariko noneho nagendaga yego. ndemerewe n'ibyaha ihagire ikibasha kumara oya. Yego yego. Diane narinzi yuko uyu munsi nta jambo na rimwe ari bukore ariko nsanze abari tayari kabisa no muririmbyi pe. Ijambo rya nyuma byose. byose 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 niho byarangiriye byose 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 niho mfite ikibazo ko abantu bazagira ngo wankopeje ntabwo Oya, yankopeje. nanjye birambabaje ariko isengera agatekerezo. Ni wowe muntu dutumiye bwa kabiri ndashaka kuzagoza n'umuntu twatumiye bwa mbere Richard. Noneho tukareba hagati yayo uko muri babiri urusha undi kukwita atekereza indirimbo vuba. Jewe ntabwo Ariko- yapfa kunsenda uyu mutwe wuzuye indirimbo nibyo bintu nkoramo kenshi ntabwo Okay, ntacyo tuzabatumira turebe rese bya. uzatumire n'uwitwa Trezor turebe Nari ngiye kukubaza ninde muntu wifuza tuzatumira nyuma yawe. ni Trezor kuko indirimbo ndabizi ko azizi nyine niwe wa
mbere nakubeshye uwo muntu nanjye mufitiye amatsiko ndamukeneye pe nabo batumire madamu nizo yahimbye nta n'imwe abazi oya arazizi wimuvugire okay ntacyo ubwo Trezor ndakeka ari burize kureba kino kiganiro ni wowe nkurikizaho niwe mutumirwa uteye amatsiko nyuma yuko tukurekura rero cyangwa tuguha umwanya kugira ngo wenda uririmbe indirimbo zikuri ku mutima zawe wari wateguye kugira ngo wenda n'abadukurikiye bataza kujya banabatwariye umwanya wenda wo kukumva mbere yuko njye nkurekura urabanza uduhe freestyle nyine donc urarimba agace gatoya ku ndirimbo Ingabo ya Zebedayo Family hanyuma n'indi ya Healing Worship Team ivuga ngo namenye ko aho utari ndakeka wari wayiririmbye uraduha freestyle kuri Ingabo hanyuma ntago ndi bwongere kuvuga ndahita nkwakira ukomeze uramye Imana kandi Imana iguha umugisha n'ubutaha uzagaruka mwakoze ubutumire bwanyu turabwishimiye yego ni karibu zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana kwemera ko urengana inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana kwemera ko urengana zoherejwe n'Imana kwemera ko urengana zoherejwe n'Imana kwemera ko urengana dufite Imana itugenera uburinzi buhoraho kuko buri wese yamugeremeye umumarayika wo kumurinda Imana yacu ni nyakubahwa iteka iteka n'iteka ryose tumuzamuriye amaboko tumubwira tuti warakoze tumuzamuriye amaboko tumubwira tuti warakoze inyuma yawe hari zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana zoherejwe n'Imana